uyu muntu rero afite ibyago byo kuzashaka ntabyare kubera yuko yatangiye gukora akazi akiri uruhinja zimushiramo. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo umukobwa wabaye indaya ngo ntabyara ngo umurango uba waranyereye. Ntabwo ari cyo bisobanura buryo baba bivuze nabi, ahubwo Mes amis qui sont avec moi sur la protection de mon cœur, je vous salue très 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 beaucoup. Je vous salue avec beaucoup de joie. Je vous salue avec beaucoup de plaisir. Je suis très contente pour être avec vous sur la protection. Ya ngo mumeze neza tubifurije amahoro y'Imana kuri ka gacano k'abanyarwanda kara protection de mon cœur. Twagiye ye baba we ewe murabibona ko Joy ni wa muntu ukunda gucuruza amagambo akayacuruza mukamuhahira abamuhahiye igihe cyose mwagiye mumubonera ahangaha n'ukuri Imana ibaha umugisha muraba agaciro imbere yacu turabakunda kandi tuzahora tubakunda niyo ntego yacu ahangaha gukundana nibyo bintu byacu. Kuri aka gacano kanyu mujye mukareba we mukarebe mukitegereze aka gacano k'abantu basa neza aka gacano k'abantu bisize raja revre nubwo nanjye ntazi kwimakiya ubu ndi muri bije yo kwimakiya naciye n'ingohe banciriye n'ingohe ubu ngiye kwisigara bero ariko amaherena nayo ariho nari naritaye mu byatsi ariko ngira Imana ndaribona. Bereke naka ngaka ntako mfite dore cyakora mfite telefone ejo bundi nahashye you see. So rero twaje kugira ngo tubaganize mwabakobwa mwigize indaya ubu nta mwaza mukajara kuri zikamera mugakorera amafaranga karakurwa mujya kwanika ibyo binuza byanyu superi. Twagiye uyu munsi tuje kuganira buriya Joy abagira ngo abasetse kandi nibyo bintu bye buriya buri muntu wese agira iye mpano. Ndamukunda cyane ni umukobwa mwiza uzi kwishabikira uje kwishakira amafaranga utajya wiyandarika ngo ajye kuyahigira mu basore b'iki gihe. Ibintu byarakomeye ibintu bimeze nabi abana b'iki gihe ntibagishaka gukora abana b'iki gihe ntibakishakamo impano barashaka kujya kwiyandarika barashaka kujya kutambikiza bakabaha amafaranga bakajya akaguru kamwe bagatera hari akandi hari ari impinja. Rero uyu munsi tuje kuganira n'urubyiruko abakobwa cyane nibo tugiye kuganiza n'abahungu namwe nituri bubasige. Uyu munsi turashaka kugira ngo tugire inama urubyiruko bareka ibintu byo kwiyandarika bashaka ibyo gukora akazi karahari tubereke n'ingaruka sijyanye no kwiyandarika. Jewe ubibabwira ndi umukecuru imyaka yanjye mfite ndi umukecuru nizi ibintu byinshi urumva kuva navuka kurinda ngeze ahanga nizi ibintu byinshi. So rero mureke mbashimire uyu mubyeyi mama yaramukunze mama yaramubwiye umumama w'ishye yanjye w'umwana mwiza timbabarira umereze rike mukandira tuzamubwire ngo ndamukunda ngo ndamukunda n'umubyeyi mwiza ngo ufatira umwana neza ngo uyu mubyeyi ngo ndamukunda nanjye bitambwira mama ngo mama ngiyo twagiye ngangura fanta ngo umubyeyi w'umusirimu uyu mubyeyi umukunde mw'abantu mwe dure ka dusengera akagacano Mana ndagushimiye iyi cano uyirebe iyi cano uyihereze aba subscribe iyi cano uyihereze amasaha iyi cano izamuka ibana aba diaspora baduha amafaranga iyi cano Mana we izi views ndazirukana mu izina rya Yesu nkeya izi views ndazana views nyinshi ndazana views zirenze ibihumbi n'ibihumbagiza Mana abantu bari bwarebe kino kiganiro bagikunde apana guseka nje ntango nkunda abantu bo guseka niba useka ohereza igihumbi dore mba navuze mu muhogo hari kundi na cameraman wamwishyuye reka na cameraman namwishyuye mw'abantu uyu mubyeyi nazamuke uyu mubyeyi mureke tumuzamura uyu mubyeyi n'umubyeyi mwiza izi subscribe guhera uyu munsi inakuzi views ndazamaganya izi views zitagera no mujyo mwizina rya Yesu ndazana views nyinshi nukuri kw'Imana ngenda bisenze nicahanga kuri iyi ntebe nitwa Ira Joy ndi umukobwa w'Imana kandi umukobwa w'Abanyarwanda murambivuga Imana rero ihereze uyu mama views twagiye
yababa Mana ishobora byose we narabivuze jo yacuruza amagambo ariko nukuri mumbabarire mu muhahire amagambo ye nari biribamo rwose nta mutima mubagira aya magambo rwose umva muhahe kandi Imana nimumara guhaha ahangaha nimumara guhaha kuri aya magambo tugiye gucururiza ahangaha Imana ize yinjire mu byanyu namwe baha umugisha ibyanyu bizamure mu izina rya Yesu. Ambo twagiye rero kuri topic yacu abakobwa bigira indaya bakanga kujya gukora kujya gukorera amafaranga ngo biteze imbere ngo harya ngo cyarabahiriye abahungu bari buyakureho kandi abahungu b'iki gihe nabo kugira ngo ariguye nukubanza ngo baravuga ngo cyarabahiriye cyarabahiriye simbizi ariko mwabantu narumiwe koko mwabantu karabe reka nkubwire nuko nta mukobwa ngira ariko pe njyewe mbona no kurera abakobwa biravuna sibyo nk'ubu nureba nkawe imyaka yawe buriya mama wawe ntago ajya asinzira ubu bari gusenga ngo Mana undindire ubwo mwana wanjye ngo abahungu ngo bamusambanya ngo abahungu bamwaka ngo ku bintu umva nuka noneho mama hari igihe asetsa ngo mwabakobwa ngo muzambabarire ngo mwitware neza ngo noneho mutwenda mwamusekejeje ngo Yesu we umva nkareba amagambo mama bari ari kutwaturira ndavuga ngo Mana nanjye uzandengere pe rero ababyeyi ntago baba bicaye umubyeyi ahari hose abari gusenga asengera umwana we biravuna kurera abakobwa biravuna n'ukuri iyo uri umukobwa utazi gufata umwanzuro wawe birakugora ariko abakobwa inama twabagira niba uzi yuko uri umukobwa wacuruza icyo kintu cyawe ihangane basi ushaka uturimo tw'amaboko buriya iyo udakuyemo indwara ukuramo rwangendanye ariko iyo witonze ugategereza Imana irago so nta muntu rero muri iyi si utagira ibyaha nk'uko mwabyumvise amajwi yacaracaraye ku mbuga nkoranyambaga ariko mutuze mwitware neza nkawe murezi urera ubivugaho iki njyewe ikintu nabivugaho mu by'ukuri kuba mu isi bisaba kurwana n'ibibamo nabyo bitugoye bituremereye Joy buriya kubura umukobwa kugira ngo uzave muri icyo cyiciro winjire mu cyacu uba umubyeyi ni inzira ndende inagoranye inavunanye kuyibamo ariko nanone ni ibintu bisaba ubwenge ukareba kure ukavuga uti ibi bintu nimbigendamo nabi nkagendanamo umuriro singabanya umuvuduko ndakuramo inda y'indaro ndakuramo iyo sida yewe ndabizi mfite urugero rw'umwana w'umukobwa twabyirukanye afite imyaka 16 ndimo ndamureba yego umva warebaga abagabo bagendana nabo wowe ugahita uvuga uti noneho ibintu biteye n'ubwoba ukibaza umwana w'umukobwa teretana n'ibigabo ibisaza bizarangira gute namwigiyeho utuntu twinshi umukobwa ndamureba yari wa muntu wicara akavuga ngo ni gute umuntu w'umukobwa avuga ngo yabuze amavuta yo kwisiga ngo yabuze umwenda mwiza hano hanze hari abasore batanga amafaranga uranyumvira iyo mitekerereze bivuga ngo ni wa mwana urumva ikintu cyose yashakaga yabaga afite abagabo bari bukimuye rero byaje kugera igihe ashaka umugabo ndamureba umugabo ashaka umugabo ariko yaramaze kwandura sida ye n'umugabo yarashatse urumva n'uwo bahuriye mu buraya nawe yararwaye ubu baranapfuye ntabwo bakiri kuri iyi si sibyo ari umukobwa mwiza ufite isura nziza ubwiza se burakora nyine urumva bwa bwiza bwe urumva yabukoresheje nabi sibyo iyo wifata uyu munsi umusore mwaryamanye ejo bundi undi ahangaha tubwira abana b'urubyiruko gukundana ntabwo bivuga kugendana n'ibyadutse byose ibihinze byose ngo uyindane nabyo umuhungu ati dusohokera aha n'aha uti ndiyo ati tujye kuri hoteli runaka turareyo uti ndiyo ati ubwo buzima nabwo ni danje kuko
ejo n'ejo bundi niyo ushatse umugabo bya bintu biraguherekeza no mu rugo. Babagabo bose wagendanaga nabo izo nkuru ziraguherekeza. Washaka rero umugabo utazi navuga ngo ni ukwihangana, ariko aba ariko mbivuga, yajya yumva ayo mateka bigatuma igihe cyose ahora agufitiye igishyika, akumva yuko uri umusambanyi, urambika utarambika hasi akazi, sibyo? Igihe cyose akajya gucyurira. Rero ibi bintu bizana ingaruka mu rugo, bigatuma umuryango ubiha. Iyo umugabo abayeho igihe cyose akubona nk'indaya, akurebera muri ya sura yo muri ya myaka waciyemo, ibi bintu biba bibi cyane. Uyu muntu kuguha urukundo ntibyemera, kandi nawe niwamukunda gucyurira urabyumva. Rero iyo ni ingaruka ya mbere, kuba washaka urugo rukakubera rubi kubera za nyuro za bya bintu bigukurikiranye mu rugo. Ingaruka ya kabiri, ushobora kwanduriramo ibirwara, ibyo ngibyo bikakuvana mu nzira nk'uko uwo mukobwa mubwiye yavuye mu nzira. Ibyo ikindi cya gatatu, hari ukuntu abakobwa bifata bakajya kuboneza urubyaro bakiri abana. Uriya twebwe abadamu igitsina gore ntabwo mumeze nk'abakobwa. Twebwe igitsina gore, umva icyo ngiye kubivugaho. Uriya abantu b'igitsina gore bagira intangangore ziri ku mubare, zigira urugero, zarangiza zikaba ngo menopause. noneho we iyo wifashe uyu munsi wasambanye na runaka, ejo wasambanye na runaka, ejo bundi wasambanye na runaka, ziba zirimo zigenda zigabanyuka. Niyo hasheho na kwa kwezi kwacu ziba zirimo zigenda zigabanyuka. Uyu muntu rero afite ibyago byo kuzashaka ntabyare, kubera yuko yatangiye gukora akazi akiri uruhinja zimushiramo. Niyo mpamvu ujya wumva bavuga ngo umukobwa wabaye indaya ngo ntabyara, ngo umurango uba waranyereye. Ntabwo ari cyo bisobanura, burya baba babivuze nabi, ahubwo zirarangira, sibyo? Ikindi, ibi bintu byo kuboneza urubyaro natwe b'abakecuru biragoranye, biravunanye cyane, kuko bigira n'ingaruka nyinshi ku buzima bw'umuntu. Uzumva abantu benshi ngo yagiye kuboneza urubyaro, arwara ibirwara bigiye bisimburana. Rero uyu mukobwa watangiye kuboneza urubyaro umuntu kugira ngo adatwara inda y'indaro, aba arimo kwica umubiri we. Niba twebwe abamama bitugora, ubwo urumva we byamworohera gute? Ntabwo byamworohera, no gutara ubumuga ukiri umwana, sibyo? Iyindi ngaruka, buriya kubyara umwana nawe ubwawe ukirerwa, ni ugukorera imisaraba abakurera, kandi babandi bakurera kuko ubazaniye ibibazo ntabwo bagukunda, ntibakwiyumvamo, bakubara nk'icyohe, icyomanzi, sibyo? Umva, izi zose ni ingaruka zituma ubaho mu buzima bugushaririye, bukubihiye. Ese wenda nawe ugiye no kurera, nawe utaragera igihe cyo kwibeshaho, uracyarerwa, ufata inshingano, ufate n'izindi nshingano mu rugo rw'abandi, ufata inshingano. Ibi bintu rero ni ingaruka. Ntekereza yuko umuhungu ugukunda, ntago gukundwa bivuga kuryama, sibyo? Ntago ari byo bivuga kuryama. Buriya ubonye umuntu ari nacyo agamije cyane, nyanumva ngo abakobwa barabipfa n'abahungu. Nibo ndakwigisha, mungu atazagushoka akakubwira ngo kubera yuko wanze ko turyama ngo ndakwanga. Ntago aba yagukundaga. Ntago icyo kintu gituma, ntago ari cyo gikomeza urukundo, sibyo? Ahubwo buriya unarebye nabi gishobora kuzana urwango cyane. Hari abahungu b'incarutsi aryamana n'umukobwa akumva nagateye nka wa wundi yabonye ejo n'uwo yabonye ejo bundi, akamukatira. Ubu iki kintu abakobwa ntago bakizi. Umuhungu ashobora kugushuka kandi ejo akagukatira atarabiye, sibyo? Aha rero twavugaga ingaruka z'abakobwa ziza ku bakobwa biyandaritse bakiri abana, sibyo? Kirazira kikaziririzwa
kuba akabarore mu mudugudu ukitwa indaya, bya bintu navuze ko berekeza umuntu mu rugo, sibyo? Icyo kintu ni ikintu rero umukobwa uwo ari we wese agomba gukorera attention. Gukunda ni ibintu twaremanywe, umuntu uwo ari we wese arabiremanywe, ariko gukunda kwiza ni ukubijyana muri roranti ukabikorana ubwenge. So rero abahungu n'abakobwa bajye bagira kwihangana kandi bagire gutegereza igihe cyabo bakazabona abagore babo cyangwa abagabo babo cyangwa abagore babo. Ndumva ariyo nama natanga, naho ubundi kwirirwa bajya kwiyandarika ntabwo biba ari byiza. Yego. Yes. Nikomeje rero gatoya, reka mvuge ku bamama nanone n'abapapa babyaye abana b'abakobwa. Hari ikindi kibazo ntabwo nagisiga, sinahaguruka hano ntakivuze. Ukabyara umwana w'umukobwa Joy, wamara kubyara umwana w'umukobwa, ejo wabona hari umusore uje kumusura, umwana agasigara akubitwa. Egosha iki nacyo ni ikibazo giteye inkeke. Gukubita umwana ngo yakunze, ntabwo gukunda ari icyaha. Bwa mbere banza utekereze uti se njyewe nashatse nabanje gukundwa, nicyo cyangejeje mu rugo. Niba uri umumama, niba uri umupapa, nicyo cyampaye umugore. Nabanje gukunda mbere yuko nzana umugore, nzana uwo nakunze. Iyo rero ufashe umwana ukajya umutoteza, ukajya ubangamira mu rukundo rwe, ntabwo umwana abangamirwa mu rukundo, ahubwo araganirizwa. Ukigisha umwana uburyo akwiye kubyitwaramo, sibyo? Ntabizanemo ubugoryi byinshi cyane, sibyo? Ukamugira inama n'ijwi rituje, mu kinyabupfura. Ngiye muramvuga ikinyabupfura, burambona ikinyabupfura aricyo cyubaka ibintu neza bikagenda uko bikwiye kugenda. Rero iyo wifashe ukajya ufata umwana ukamutoteza, uyu mwana utuma ashaka mu buryo butari buteganyijwe. Tujya tubabona benshi bajya kwishingira. Ikindi buriya iyo umuhungu yamenye yuko mwamusuzuguye, mwamuciye amazi, mwabwiye umukobwa wanyu muti kariyura ubu kajyana hehe, hari abahungu b'abagome akomeza akakururuka, ariko mu by'ukuri rwa rukundo nawe atakirufite, ahubwo noneho haje guhangana namwe, bigatuma ahemukira umwana wanyu hejuru y'amagambo yanyu, sibyo? Niba ubonye umwana wawe azanye umukwe cyangwa umukazana ukabona ntumwishimiye, gerageza kubwira umwana neza muri disipurine, umubwire impamvu ubonye bidashoboka. Erega Joy, tuba dukwiye no kumvira n'ababyeyi. Uri umwana, ejo nyoko nakubwira ati kwa runaka buriya mwana wanjye cira birarura, yabonye ukururana n'umuhungu wawe, uriya nacyo ntuzagitesha agaciro. Ababyeyi bareba kure. Yego. Hari igihe yabazi ko baroga, sibyo? Yego. Wowe rero ugatakara uti nakunze, mwimbuza gukundana, kandi nyoko hari ikintu ahazi. Emera nawe guca bugufi wa mwana we, wumve icyo umubyeyi akubwira. Yego. Unamubaze neza, mubaze uti bimeze bite, mubiganireho, sibyo? Ababyeyi b'iki gihe ntabwo bakigira ikinyabupfura, barifata bagahuragura ibigambo. Njyewe nzi urugo rumwe rubayeho umugore n'umugabo batajya bumvikana, kandi bitewe n'imiryango yabo. Abana bipangiye ku bana, mutangiye guhuraguramo ibigambo. Bya bigambo rero bigaherekeza umwana mu rugo, bakajya bahora barwana kubera mwebwe. Umwe agacyurira undi iwabo, n'ubundi wanyu niba bigutya na gutya, n'ubundi uruwaso cyangwa uruwanyoko. Ibyo bintu rero bano mudukurikiye rwose, babyeyi beza, mubigabanye, mumenye uburyo umuntu aganirizwa kandi ibintu byose bigacamo. Tumva nasoreza aho ngaho, ibyacu nakagaruka n'ejo bundi turi kumwe rwose. Imana ibahe umugisha. Turabakunda cyane, amahoro y'Imana abane namwe. Bizu.